nyakubahwa First Lady, mbashimiye uyu mwanya mu ngeneye w'ikiganiro muri iyi nteko y'urubyiruko ku munsi w'igihango cyarwo. Ni ikiganiro cy'amateka ngiye gutanga kugira ngo urubyiruko rumenye aho rwavuye habi bitewe n'aho u Rwanda rwari ruri, aho rugeze ubu ngubu, ndetse n'inshingano urubyiruko rusabwa gukora mu kubaka u Rwanda rwa twese. Ndahera ku gusobanura muri rusange uburyo ikorwa rya jenoside rishoboka ndetse n'iby'ingenzi byaranze itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa rya jenoside yakorewe Abatutsi. Habanza buri gihe kubaka imitekerereze n'imyumvire yumvisha itsinda ry'abantu bamwe ko irindi tsinda ribangamiye imibereho yaryo, hagashingwa igice cy'abicwa n'igice cy'abagenewe kwica. Iyi niyo bita ingengabitekerezo ya jenoside. Kwica biza biyikurikiye ariyo bishingiyeho. Mu Rwanda guhera mu mwaka w'1957 hatangijwe politike y'urwango rwibasiye Abatutsi, hahimbwa ingengabitekerezo ihakana ubunyarwanda bw'Abatutsi, ko Abatutsi baje mu Rwanda ari abanyamahanga kandi ari ba nyamuke, bakandamiza Abahutu ari bo ba nyamwinshi, bakaba ari nabo Banyarwanda nyakuri. Hashingiwe kuri iyi myumvire higishijwe ko Abatutsi ari abagome, ko Abahutu bagomba gukanguka bakishyira hamwe bakigaranzura Abatutsi bagasubirana igihugu cyabo. Ubu buryo bwo gufata Abatutsi bose bakamburwa ubunyarwanda, bagahimbirwa icyaha cyo kuba baragiriye n'aba Abahutu bakigishwa ko igihugu ari icyabo bonyine, ko bagomba gukora ibishoboka byose bakakivanamo Abatutsi, niyo nkomoko ya jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Ntabwo intangiriro iri muri 1994, iri muri ayo mateka ya kera. Nkaba ngiye kubaha ingero zimwe na zimwe zibafasha kumva uko iyo politiki, iyo ngengabitekerezo yakwijwe mu Banyarwanda. Tariki 25 Nzeri 1959, murumva ni kera, Kayibanda n'itsinda ry'abo bari bafatanyije bagera ku 9 bashinze ishyaka bise, ndarivuga uko rimeze, ishyaka ry'iterambere ry'Abahutu, nuko ryitwaga, mu Gifaransa baryita Parimehutu. Ryubakira kuri politike isenya ubumwe bw'Abanyarwanda bari bafitanye mu myaka yarengaga 850, u Rwanda rubayeho ruyoborwa n'umwami wari umuhuza w'Abanyarwanda bose. Intego iryo shyaka ry'iterambere ry'Abahutu ryihaye yagiraga iti: ishyaka ryacu rirareba inyungu z'Abahutu barakandamijwe, barasuzuguwe, barabyinagajwe na Gatutsi w'umunyamahanga. Tugomba gusubiza igihugu, tugomba kuba urumuri rwa rubanda nyamwinshi, tugomba gusubiza igihugu bene cyo, igihugu ni icy'Abahutu. Muri izi nteruro nke cyane murumva neza ko harimo ingengabitekerezo y'irondabwoko iri muri ya ncamake nababwiye mu kanya. Igihugu ni icya bamwe, abandi si icyabo. Ntibyahamye mu ntego gusa, ahubwo byagiye mu murongo wose wa politiki. Tariki 27 Ugushyingo 1959, Parimehutu yari maze amezi 2 ishinzwe. Perezida wayo Kayibanda yagiye kugeza ijambo ku bayoboke ba Parimehutu bari bateraniye muri kongere nk'iyi ngiyi turimo, dore uko yababwiye nanone bijyanye n'iyo ngengabitekerezo yasenye u Rwanda. Ati: u Rwanda ni igihugu kimwe kirimo bibiri. Abatuye iki gihugu ntacyo bahuriyeho, ntibahuje imico. Ababituye bameze nk'abava ahantu hamwe hatandukanye, cyangwa abaturage b'imigabane itandukanye. Igihugu n'ibikirimo ni iby'Abahutu kuko ari bo Banyarwanda nyakuri. Iyi ngengabitekerezo yanashyizwe muri manifeste za Parimehutu. Murumva ni intego noneho bigiye kwigishwa abayoboke bose, hanyuma bigiye muri statut
manifeste ni ukuvuga niho porogaramu zose za politike zishingira, ni inyandiko shingiro. Ndabaha ingero ebyiri. Manifeste nimero ya 4 ya Parmehutu yemejwe ku itariki 7 Kamena 1969 yavugaga ngo Parmehutu igamije ishema rikwiriye igihugu cyose rirebera igihugu cya Gahutu aho aturuka hose. Muri Nyakanga 1972 u Rwanda rwizihizaga isabukuru y'imyaka 10 y'ubwigenge, kuko ubwigenge bwabonetse mu mwaka w'1962 ku itariki ya 1 z'ukwa karindwi. Umva ni isabukuru y'imyaka 10. Icyo gihe Presidence ya Repubulika yasohoye igitabo kigenewe abanyarwanda, nanoneho gushimangira ubumwe bw'abanyarwanda, hongeye kwemezwa ko igihugu ari cyabamwe. Dore igitabo bakise ngo ni ingingo z'ingenzi mu mateka y'u Rwanda. Hari agace kavuga ngo abatutsi ni abanyamahanga kimwe n'abazungu. Abo banyamahanga bombi basangiraga kunyunyuza amaraso no kurya imitsi y'abahutu, barabonka karahava. Murumva ko ahangaha turi mu miyoborere mibi cyane iriho isenya abanyarwanda, kandi ifata igice kimwe cy'abanyarwanda ikagiteza abandi ibiba urwango. Perezida Habyarimana afashe ubutegetsi yabufashe mu mwaka w'1973 ku itariki 5 Nyakanga. Ntacyo yahinduye. Icyo yahinduye ni kimwe, ni intego yagize nziza, ariko ntiyajya mu bikorwa. Intego ye yayise ngo ubumwe, amahoro n'amajyambere. Urumva mu mvugo ni byiza pe, ariko nawe yakomereje mu irondabwoko ryikoma abatutsi ribiba urwango, ndetse arenza Kayibanda, kuko ku butegetsi bwe ni naho hateguwe igikorwa cya jenoside cyo kurimbura abatutsi bose mu gihugu, ari nabyo turiho twibuka uyu munsi. Nabwo ngiye kubaha ingero kuva akigera ku butegetsi imiyoborere ye yamuranze mu by'ingenzi. Ku itariki ya 1 Kanama 1973 yatanze gahunda ya politike ubutegetsi bwe buzagenderaho. Umva yaramaze umwaka no ku kwezi ageze ku butegetsi. Yageze rero kuri gahunda y'abana n'uburezi, aho gutangaza ko uburezi buzareba abana bose b'abanyarwanda, yabivuze atya: kwemererwa kwinjira mu mashuri yisumbuye bizajya bikurikiza ubwoko n'uturere. Ategeka ko mu mashuri no mu mirimo abahutu bagomba kuba 90%, abatutsi ntibarenge 10%, abatwa bo nta mwanya n'umwe yigeze abagenera. Ni ukuvuga ko mu myumvire ye ubumenyi n'ubuhanga ntacyo byari bimaze, ndetse yanashinze inzego z'ubugenzuzi bw'amashuri n'inzego z'iperereza ry'igihugu kujya zikora raporo ku munyeshuri wese. Aho mwumve neza, umunyeshuri wese urangije amashuri yisumbuye n'urangije kaminuza, inzego z'iperereza zakoraga raporo ku bwoko bwe, ku myitwarire ye n'imiterere ye. Iyo raporo ikaba ariyo ishingirwaho mu kubemererwa gukomeza kaminuza cyangwa se abahabwa imirimo. Iyi nzego z'iperereza zagukoragaho raporo mbi, kandi uri umunyeshuri wabaga utakaje byose, kandi akenshi bashingiraga ku bwoko bw'umututsi, bakaba ariwe bigizayo mbere. Habyarimana kandi yashimangiye amabwiriza Kayibanda yari yarashyizeho yabuzaga impunzi z'abatutsi kugaruka mu gihugu. Mu myaka itandukanye guhera muri 1959 hari impunzi z'abatutsi zagiye zihunga ubwicanyi zakorerwaga zihama mu mahanga. Guhera muri 1966 Kayibanda ashyiraho amabwiriza zibuza kugaruka mu gihugu, ndetse anategeka gutanga imitungo yazo. Ayo rero Habyarimana yarashimangiye. Mu kwezi kwa karindwi 1973 anasaba minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yitwaga Alex Kanyarengwe kuzenguruka muri za perefegitura zose, atanga amezi 2 kugira ngo imitungo y'impunzi ibe yahawe abandi. Mu Kwakira 1982 Ubugande bwayoborwaga icyo gihe na Milton Obote birukanye impunzi z'abanyarwanda zari zihari. Abenshi baje bagera ku bihumbi birenga 100 bagera mu Mutara. Noneho u Rwanda rwemera ko abo bo rushobora kwakira ari ibihumbi 6 gusa, ko abandi bagomba gusubizwa i Bugande, kandi bose bari impunzi. Habyarimana yatanze ikiganiro agira itangazamakuru
ku itariki 19 Ugushyingo 1982, dore uko yavuze kuri icyo kibazo cy'impunzi zari ziruka mu Bugande. Ati icyo leta y'u Rwanda yifuza ni uko izo mpunzi ziri mu mahanga zafata ubutaka zigahinga, zashaka akazi aho ziri zigakora, zashaka undi mwuga ushobora kuzitunga, kuko mu Rwanda tutabona aho tuzishyira. Si ukubahanaguraho ubunyarwanda cyangwa se si uguhakana ko ari bo, ahubwo ni ukureba ibintu uko biri. Ngicyo igitekerezo cya guverinoma y'u Rwanda, ngicyo igitekerezo cyanjye. Ufite amaso ashaka kureba yarabibonye, ufite amatwi yarabyumvise. Ngira ngo murumva ubukana burimo muri aya magambo umukuru w'igihugu uhakana ko abanyarwanda baje birukanywe mu kindi gihugu atarabe, ko bagomba gusubizwayo bakibagirwa amavuko yabo. Ntibyagarayeho gusa, kuko ku itariki 26 Nyakanga 1986 Perezida Habyarimana yatumije inama ya komite nyobozi y'ishyaka rye rya MRND isuzuma icyo kibazo kirebana n'impunzi. Komite nyobozi rero yafashe icyemezo cya nyuma kivuga ko u Rwanda ari rutoya, nkuko maze kwibasomera mu kanya, ko nta bushobozi gifite bwo kwakira impunzi z'abanyarwanda, ko impunzi z'abanyarwanda zigomba guhama aho ziri mu mahanga. Ako karengane rero niko katumye umuryango FPR Inkotanyi uvuka, ufatanya n'abandi banyarwanda kwiyemeza guhagarika ako karengane kari mu Rwanda no kugarura ubumwe bw'abanyarwanda. Urugamba rwo kuhuza igihugu rutangira ku itariki ya 1 Ukwakira 1990 ruturutse ku iyo politike y'ivangura nyuzemo mu ncamake. Urugamba rumaze gutangira, Perezida Habyarimana aho kugira ngo anoze politike ye, asuzume ikibazo cy'impunzi n'ibindi bibazo by'imitegekere mibi byari mu Rwanda, ahubwo ku itariki 4 Ukwakira yakoze ibintu bibiri. Icya mbere, yatanze ikiganiro mu itangazamakuru yongera guhakana ko impunzi zitazakirwa mu Rwanda. Icya kabiri ndakikomerezaho mu kanya. Ariko muri icyo kiganiro dore uko yavuze, nyamara urugamba rwari rwatangiye. Ati abo bantu ntabwo twabona aho tubashyira. U Rwanda ruruzuye nk'ikirahure gisendereye amazi. Aho kubaha agace k'ubutaka bwacu uko kaba kangana kose, tuzemera turwane kugeza ku wa nyuma. Abatutsi barashaka kugarura ubundi buhake kugira ngo bigarurire aka karere. Nta gukomeza kwitwaza ubuhunzi, bazake ubwene gihugu aho bari muri Zaire no muri Uganda. Ubwo nibwo bazemererwa kuza mu gihugu, nabwo igihe gitoya baje gusura bene wabo. Uwo munsi bigeze nijoro, ubwo ni igikorwa cya kabiri yakoze, ariko icya mbere muracyumvise, guhakana ko impunzi zitazakirwa mu Rwanda na rimwe. Cya kabiri, bigeze nijoro ku itariki y'Ukwakira 1990, abasirikare bahawe amabwiriza yo kurasa mu kirere. Bucya leta ibeshya ko ari amasasu y'inkotanyi zacengeye mu mujyi wa Kigali, babeshya ko zihafite ibyitso, biba urwitwazo rwo gufata no gufunga abatutsi. Nyuma y'amezi 6, tariki 4 Gashyantare 1991, guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko abo yari yafunze ibashinja kuba ibyitso by'inkotanyi bari 8,402. Ni umubare munini cyane, kandi aba bose bari bafungiye akarengane, nta cyaha bari bakoze, baziraga gusa ko ari abatutsi bahimbiwe kuba ibyitso by'inkotanyi. Ni nabyo Minisitiri w'ubucamanza w'icyo gihe Theoneste Mujyanama yemeje. Abanyamakuru bamubajije impamvu izo mfungwa zari zigizwe n'abatutsi, asubiza muri aya magambo ngo kuba bari mu bwoko bumwe n'abateye igihugu bibashyira mu cyiciro cy'abagomba gukekwa kurusha abandi. Bivuze ko abatutsi nta cyaha bari bakoze, ahubwo baziraga inkomoko yabo. Inshuro nyinshi Perezida Habyarimana yatangaje ko abatutsi bazicwa, kandi koko barishwe guhera mu Kwakira 1990 ahantu hatandukanye mu gihugu, guhera mu Ngororero, Kibirira,
muri Murambi ni mu karere ka Gatsibo, mu Bugesera, Ishyorongi, ku Kibuye no muri komine nyinshi za perefegitura ya Gisenyi, Ruhengeri, Byumba na Kibungo hagati y'1990 n'1993. Raporo mpuzamahanga zitandukanye zakoreye iperereza mu Rwanda hagati y'umwaka w'1992 n'1993 zigaragaza ko ubwicanyi bwakorewe mu Rwanda icyo gihe bwari bugize icyaha cya jenoside. Twavuga nka raporo y'impuguke z'Ababiligi zayobowe n'abanyamategeko babiri, Eric Gillet na André Jadour, yo mu mwaka w'1992. Twavuga kandi raporo y'ubushakashatsi yakozwe n'impuguke mpuzamahanga 10 zari ziyobowe n'umufaransa witwa Jean Carbonel. Iyo raporo yatangajwe muri Werurwe 1993. Izo mpuguke zari zinayigize, reka mbaha amazina yabo mwumva ni abantu batandukanye kandi bari bazobereye mu bucukumbuzi. Harimo witwa Philippe Dahinden, yari umusuwisi, William Schabas na André Paradis nabo muri Canada, René Odink wo mu Buholandi, Paul Dodenvar wo mu Bubiligi, Alison Deforge Leta Zunze Ubumwe za Amerika, René Denis Segui wo muri Côte d'Ivoire na Aridou Ouedraogo wo muri Burkina Faso. Iri tsinda ryasohoye raporo yazo muri Werurwe 1993 bagaragaza yuko basanze ibimenyetso by'uko leta yakoze ibikorwa bya jenoside muri perefegitura ya Gisenyi na Ruhengeri. Umuryango w'Abibumbye umaze kubona izo raporo zose wasabye komisiyo yawo y'uburenganzira bwa muntu kohereza intumwa zizaza gukora iperereza mu Rwanda. Ziza mu kwezi kwa gatandatu mwaka w'1993 ziyobowe n'umuntu wakomokaga mu gihugu cya Senegal witwa Bakre Warindiyayi. Basohora raporo yabo ku itariki 11 Kanama 1993. Dore umwanzuro w'izo ntumwa kandi zakora ubushakashatsi cyane cyane mu majyaruguru mu turere twa Rubavu, Nyabihu, Musanze, Burera na Ngororero. Banzuye batya bati komisiyo yasanze abaturage b'Abatutsi ari bo bibasiwe n'ubwicanyi bukabije bwakozwe n'ingabo za leta n'abayobozi bakuru ba politike na gisivile bafatanyije n'imitwe yitwara gisirikare ikorana na leta. Abahigwa ni Abatutsi bazira ubwoko bwabo, biragaragara ko ari gahunda ya jenoside. Ubwo turi ku itariki 11 Kanama 1993, wumva ko umugambi wa jenoside n'amahanga awubona ku buryo bugaragara. Musubiye inyuma gatoya nababwira ko uwo mugambi wa jenoside Habyarimana yari nawutangaje ubwe. Tariki 6 Ukuboza 1990 yagiye gusura abasirikare bari ku rugamba i Gabiro mu karere ka Nyagatare, abizeza ko azahorera abaguye ku rugamba ahereye kubo yise ibyitso by'umwanzi, ni ukuvuga Abatutsi. Ibinyamakuru byakoreshwaga na leta icyo gihe byabishingiyeho, byandika inyandiko nyinshi zikangurira gutsemba Abatutsi. No muri raporo nyinshi zibanga zakorwaga n'inzego za guverinoma y'u Rwanda ubwayo, harimo ubukana bw'ubwicanyi bwibasiraga Abatutsi bwateguwe na leta ya Habyarimana, bakabishyira muri raporo ubutegetsi bw'igihugu bwakoraga. Ngiye kubaha ingero ebyiri. Urugero rwa mbere muraza kumva ko ni kera rwose, ni raporo yo ku itariki 19 Ugushyingo 1990. Iyo raporo yakozwe n'urwego rw'iperereza rwari muri superefegitura ya Ngororero, n'ubu ni mu karere ka Ngororero y'iki gihe, ivuga ku iyicwa ry'Abatutsi ryari ryahakorewe ku matariki ya 16 kugeza kuri 16 Ukwakira 1990. Urwego rw'iperereza rwa leta rugaragaza ko hishwe abantu 365 mu minsi 3 muri komine, bakavuga amazina Kibirira, Satinsi, Kinaramba, kandi bakavuga ko abenshi muri bo ari Abatutsi 360 n'Abahutu 5. Imitungo myinshi y'Abatutsi yarangijwe biyobowe n'ubutegetsi bwa superefegitura na komine. Urundi rugero
ni raporo yo ku itariki 15 Ukwakira 1991, iyo yakozwe n'umuyobozi mukuru wari ushinzwe politike muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu n'Amajyambere ya Komine witwaga Eterne Kubwimana. Ni raporo yakoze ayoherereza Minisitiri we Ubutegetsi bw'Igihugu Faustin Munyazesi. Ni raporo y'umwaka itangira mu Kwakira 1990 kugeza muri Kamena 1991, igaragaza n'imibare iteye ubwoba kuko yerekana ko muri prefegitura za Byumba, Ruhengeri, Gisenyi na Kibungo hishwe abantu 1508, abagizwe ibimuga 302, abapfakajwe n'ubwicanyi 633, abagizwe imfubyi 2274. Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu amaze kubimenyeshwa, nawe yandikiye Perezida Habyarimana ku itariki 15 Ugushyingo 1991, amugezaho iyi raporo igaragaza imibare y'abantu bishwe. Abajya rero bihandagaza bakavuga ko ubutegetsi bwa Habyarimana bwari bwiza, bakanamuhanaguraho icyaha cya jenoside, ngo jenoside yatangiye yarapfuye. Sibyo, ko murumva ko guhera muri 90 leta ye yateguraga kwica abatutsi kandi kabica, bigashyirwa no muri raporo ziperereza n'iza Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Nanasobanura ko Perezida Habyarimana ubwe ari we watangije itozwa ry'interahamwe igabiro, nk'uko nanone bigaragazwa n'urugero rumwe na raporo yo ku itariki 29 Nzeri 1991. Iyi ni raporo yanditswe n'uwari umuyobozi w'ingabo mu Mutara, Colonel Deogratian Nsabimana. Yagaragaje ko Perezida Habyarimana yagiye mu Mutara igabiro, atangiza imyitozo y'interahamwe zivuye muri komine enye za prefegitura ya Byumba, komine Muhura, komine Ngarama, komine Muvumba na Bwisige. Ubu ni ukuvuga ni uturere twa Gicumbi na Gatsibo na Nyagatare. Ndetse iyi raporo ya Colonel Nsabimana ivuga ko Perezida Habyarimana yaje no gusoza aya mahugurwa, anatanga imbunda ku nterahamwe zari zimaze gutozwa, zahawe imbunda 1760. Ubwo mbibutse umwaka ko turi mu 1991. Hakurikiyeho rero ubukangurambaga bweruye bwa jenoside bwigaragaje cyane cyane, mbaho itariki imwe nanone y'urugero, itariki 22 Ugushyingo 1992. Icyo gihe Colonel Serubugarora yari umugaba wungirije w'ingabo z'u Rwanda, yoherejwe na Perezida Habyarimana mu butumwa mu Ngororero, niho yavukaga, ajyana n'umunyamabanga w'ishyaka, umujyanama w'ishyaka rya Habyarimana MRND muri politike n'ubutegetsi, Leon Mugesera. Iryo zina nkeka ko mwamaze kurifata mwese, izina rya Leon Mugesera. Yari umujyanama ushinzwe politike n'ubutegetsi muri MRND, avuka mu Ngororero, ajyana rero n'umuyobozi wungirije w'ingabo kujya gutangiza ubwicanyi mu Ngororero. Mu magambo yavuze, yongeye guhakana ko abatutsi atari abanyarwanda, ko bagomba kwicwa bagasubizwa iwabo muri Ethiopia, ngo bajugunywe muri Nyabarongo, ariko akoresha cyane cyane ijambo gutsemba. Jenoside ni ugutsemba. Dore mvuga make cyane mu yavuze, ati hari inyenzi zohereje abana gufasha inkotanyi, ni kuki tudafata abo babyeyi tukabatsemba? Ni kuki tudatsemba abo bantu? Tugomba guhaguruka tukabatsemba, tugomba guhaguruka tugakora. Mvafasha akantu gato cyane ubwo bukangurambaga bwe, numvise inshuro gutsemba biza mu nteruro idafite imirongo 3, harazamo gutsemba inshuro 4. Ubwo rero kandi abaturage koko icyo gihe bahise babikora. Muri Kamena 1991, icyo gihe hagiyeho itegeko nshinga rishya, ryari rishingiye no ku mishyikirano yaberaga Arusha muri Tanzania hagati ya FPR Inkotanyi na guverinoma y'u Rwanda, yemeraga amashyaka menshi. Iryo tegeko nshinga rishya ryakurikiwe n'ishingwa ry'amashyaka. Hatangira ishyaka rya MDR ryashinzwe ku itariki ya 1 Nyakanga 1991, hakurikiraho andi mashyaka arimo iryitwaga PSD, PR, PDC n'andi. Habyarimana yakoze ibintu bibiri. Icya mbere, yashinze andi mashyaka ku ruhande yo kuzahangana n'aya ngaya yaraje amurwanya. Icya kabiri, yinjije mu ayo mashyaka arayasenya. Ayo mashyaka yarakomeye, ashyiramo igice cya Hutu Power, ngiye kubasobanurira mu minota mike cyane. Ariko
ndabanza kubabwira n'amazina y'ayo mashyaka yashinze kugira ngo muyamenye amashyaka yaje no yigisha urwango. Hashinzwe iryitwa PECO ku itariki 30 Ugushyingo 1991, hashingwa iryitwa PARERWA na PADER rishingwa umunsi umwe, ayo mbashinga umunsi umwe ku itariki 20 Mutarama 1992, hashingwa SEDER ku itariki 22 Gashyantare 1992. SEDER yo yanashingiwe mu Rugwiro mu biro bya Perezida Habyarimana ubwayo, kandi SEDER ntabwo yemeraga ubumwe bw'Abanyarwanda, iyo yavugaga ko iharanira ubumwe bw'Abahutu no gutsemba Abatutsi. Hanashinzwe amahuriro, amashyirahamwe. Mwese akenshi urubyiruko muba mu mashyirahamwe. Amashyirahamwe rero yarifashishijwe mu kwigisha urwango, ivangura n'amacakubiri. Ashingwa mu Rwanda no mu mahanga. Mu mahanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hashinzwe iryitwa Cercle Rwandais de Réflexion, ni ukuvuga ngo ihuriro nyarwanda rishinzwe imitekerereze. Mu Bubiligi hashingwa iryitwaga Alliance pour le renforcement de la démocratie n'andi. Aya mahuriro yose yaraje yigisha irondabwoko nk'irya leta. Hano mu Rwanda hashingwa amahuriro yavugaga ko ari amashyirahamwe ariko arimo politike y'irondabwoko n'amacakubiri. I Butare hashinzwe abiri, iryitwaga Front Commun contre les Inkotanyi, ni ihuriro ry'abashyize hamwe barwanya inkotanyi, n'iryitwaga Cercle des Intellectuels Rwandais à Butare, ni ihuriro ry'injijuke z'Abanyarwanda baba i Butare. Abenshi bari barimo